Yes, reka twizere ko mukomeje kujyana mugira ibihe byiza cyane mwese mukurikira ibiganiro byacu kuri KOP. Twishimiye kongera kuba turi imbere yanyu, twishimiye ko dufite umuryango mugari w'abantu barenga ibihumbi 58, ariko turashaka ko twuzuza ibihumbi 60, kandi ni vuba cyane. Wereba nimba gusugiye kureba kino kiganiro reko wakanzeho ukandeho kugira ngo ikiganiro kijye cyita kikugeraho bitakugoye bitakuvunye. Hari abantu batekereza ko ari icyo bisaba mwarimu akavuga ati cyane cyane abantu bakuru ahita avuga ngo buriya ngo ubwo bambwire gukora subscribe buriya ni inkanda hari ikintu kiri bugende cy'amafaranga. Ntabyo nyamvuga ngewe aya nibiganiro se nyambisharinga urambika gutyo gusa no ababona ari icyo bibafasha barabyikira nta ko ari nuko kwirinda gushyira mu muco abantu ushobora kubona bikoraga wenda nkiri mu bihumbi 5 igihumbi kugera kuri 5, ariko ntabwo bwira cyane ko ngewe abantu bareba ibiganiro hano hari n'abatarakanze hari n'abatemerewe gukanda cyangwa ari uburyo bwo guprotectinga amadata yabo ariko bakaba babireba kandi ibyo nibyo byiza, ibyo nta kibazo kuko hari ikiganiro gishobora kurebwa ari ibiganiro se nyangira birebwe n'abantu 80 cyangwa 100, ariko abasabu bakiri 50 bahara bari bucece nibo nyine bajya rimwe duhura bakambwira ati ngewe ntuzamvuge nta nubwo mbashaka kwigaragaza, akambwira kama commentaire akanyandikira cyangwa tugahura ukuntu nkuko abasabu barizana bagenda bazana bagenzi babo nuko nguko hari igihe areba ikiganiro kimwe agafata umwanzuro. Ni byiza baranihuta mu kwezi ntago habura nk'abantu 1000 biyongera, ariko n'ubundi ntabwo icy'ingenzi ni ukureba baza bashaka iki hanyuma icyo bashaka barakibona yego igihe isubizo kibaye yego rero ibakibonera igihe ubwo ni handi nkubwira ko uba ari mideni. Iyo wabamenyereje hari ibintu bibiri ugomba kugira ideni ubarimo. Iyo wabamenyereje kubabwira ibibubaka nta nari wirinde kuvuga ibibasenya. Iyo wabamenyereje kubibabwira wirinde guhagarara. Niyo mpamvu niyo ndwaye nsindagira yego nibyo ngibyo ubwo nyine twarabyiyemeje nta kundi yego. Nejo ngira ngo harya twemeranyije ko ejo tuzajyana kandi ubimbwa ukahita usohoka nta kintu tubivuze. Okay, ibyo ari byo byose nitutanajyana nzajyana n'abandi. Ejo tuzasura abanyakibungo ejo kuwa gatandatu tuzasura abanyakibungo ejo wavugaga yego ejo cyangwa ku cyumweru ejo kuwa gatandatu hari ejo kuwa gatandatu njya muri siporo najyaga nzana mu gitondo nimugoro saa 6 nkajya gukina agapira rebero. Uzakine ku cyumweru Okay, anyway, sava. Turareba ahubwo ushobora kumbwira abantu birukira abinasho ushobora kujyana n'ura muhungu siporo zanani yego oya nayo di siporo tugiye mu misozi myiza siporo y'amaso none baba twiteguye wa muhungu mwajyanye se wabonye ari muzima nta kibazo kipe nta kibazo. Nabonye handi hano hari burusheti iyinga ya kwetu harya twarabivuze ke harya yitwa kwa Kibonge Nyagasambu kwa Kibonge naho ndi hafi kuhashyira ku rutonde sigaje kuzahanyura rimwe nimva ikibungo bura nzahanyura ndebe abantu tuzaturi kumwe nibashima hajye ku rutonde hazasimbura ririma kuko ririma sinyiheruka bura nubwo mba nyivuga ni ya kera cyane ariko iyo iya busoro iya burimbi izo zo nizavu nibyo. Okay, hanyuma reka manze ntumikire Premium Construction Group abenjeniyeri company igizwe n'abenjeniyeri bakiri batoya b'abanyarwanda n'abanyamahanga bazi kitwa ibikorwa remezo inyubako ubutaka. So bajya inama ku mikoreshereze y'ubutaka bakakwigira umushinga ukwiranye n'ubutaka ufite bakagukorera design plan y'inzu bakayikubakira byanarimba ukeneye uyikodesha nabyo bakabigufasha. So nabafatanya bikorwa tuzamarana igihe kinini no mukanya narimo mvugana nabo tuzamarana igihe kirenze umwaka. Nabajyanama beza bagenda badushakira n'abandi bakiriya n'abantu babagabo tuzajya tubasura kuri chantier dufata ama video
rimwe na rimwe tunabatumira hano baze batubwire ibijyanye batwungura ubwenge mu bijyanye n'imyubakire kuko uzi ko iyo domaine ntayizi buriya niyo bavuze ngo isima runaka ngo bayivangira ku ngorofani zingahe ntacyo mba numvamo ibyo ntabwo ari ariko bazajya baza babitubwire batubwire karite y'umucanga ubwoko bw'amasima ubwoko bwa za beto ibintu byose so bakorera rero i Remera munsi ya Rebu imbere y'umunara neza ku gahanda kamanukaga Nyagatovu hafi y'aho hahoze hakorera abamotari ariko ntugera kure ni ku muhanda imbere y'umunara bafite n'ishami rya Rusizi rishobora gufasha ba Rusizi Nyamasheke na Karongi cyangwa hakurya i Bukavu so mwabahamagara kuri 07884257 iyi ya kabiri niyo ngo hari igihe njya mvugamo gatanu imwe ariko ubundi ni 0785558046 so rero ni karibu ntafatanya bikorwa beza narabakunze gukorana n'abajene ntako bisa ntago bigora ntago bakuvuna cyane nta nubwo bagombera amasaha y'akazi none no kuwa gatandatu murabukorana cyangwa ku cyumweru bagira umwanya muke yego ariko ntago ari bureaucrate aho muvuganiye niho muhurira ese ugendera kuki ugiye guhitamo umuntu uzaba inshuti yawe mwarimu cyangwa nta nshuti magaragira guhitamo ahubwo bigenda bite kujyanye umuntu ahinduka inshuti yanjye kuko ntabwo wahaguruka ngo uyu munsi ngiye gushaka inshuti biterwa n'ibyo mwahuriyemo hari umuhurira mu kazi hari uwo mwarahuriye nk'uwo twiganye we ni automatique bitegetswe ubwo twiganye n'inshuti yanjye niyo naba naramwibagiwe uwo ni inshuti ngira ngo ubushize nibyo twari twaragiyemo ikibungo nejo tuzaba tugiye gushyingira umuntu umwana w'umuntu twize hamwe wiganye na madamu ikibungo tuzaba tugiye mu bukwe so rero ubushuti buravuna bifata igihe mukorana mute mubanye mute kwarugira akajya kubeshya ukamubonamo rimwe na rimwe ko atavugisha ukuri hakabundi cyangwa ukamubonamo ko atagira kwitanga cyangwa ukamubonamo ko agamije inyungu runaka donc biravuna ngiye nyiri inshuti nkeya cyane burya ariko nyinshi nizo mu bwana iyo mvuze mu bwana ni abo twiganye primaire nabo twiganye secondaire pratiquement mo twiganye kaminuza nta nshuti mfitemo ni ukuba twariganye gusa nyine gutyo ariko nta muntu ariko aba secondaire barimo bo no automatique nabo twakoranye muri SOS no automatique nabo twabanye mu giskuti no automatique nabo muri Pax Express no automatique nabyose aho abantu babarizwaho uwo twiganye secondaire uwo twakoranye muri SOS uwo twabanye mu giskuti n'uwo twabanye muri Pax Express uwo nguwo ategetswe kuba inshuti yanjye secondaire kubera iki se ambari gomera secondaire utikubera iki kubera ko hari common ntago navuga mu giskuti abantu bose nebagiye mu giskuti kubera icyo mwiganye secondaire itaba inshuti yawe automatically ni collègue de classe ubwo byatuma njya mu cyitwa nka psychologie abo muri primaire ntago bona bavuze kuko bo hariya twese twari abana hari n'uwashobora kuba inshuti atazi icyo bita gukunda n'icyari cyo cyangwa se undi yakabaye inshuti yawe mwakina karere yagutera ukahita uvuga ngo uyu turanganye ntacyo ubuzi ariko secondaire twayitangiye ngera nayigiyemo mfite imyaka 15 n'abandi twanganaga ba 15 ba 16 harimo na Seuri ya mwana gukorera hano hirya yego so mwariganye isi donc nuvuga ngo secondaire mutangiye gukora mugeze muri adolescence urabyumva amabanga y'umutima n'umubiri nibwo batangiye kuzamuka yigaragaza utangiye kugira preference ugahita wikarasa ngo nzakina foot cyangwa basket ugahita uvuga ngo nzajya mu giskuti sinzajya mu gisaveri ugahitamo section ukazamuka secondaire no twamereraga ubwanwa babyumva ijwi ibintu byinshi umuntu rero muziranye muri ubwo buzima Nyombayire Dr Nyombayire niwe wigeze kujya atwigisha na padiri Nyombayire avuga icyo bita les diableta les petits diables rero baba mu badoresa
So, ni ukuvuga ngo rero muri segonderi niho umwana agaragariza ubumuntu bwe cyangwa ubunyamaswa bwe, ubutaraye, gukina teatre, guhimba imivugo, naho byose twabitangiriye. Abakobwa bakita muri nzo bikita ikatamuka, avuye primaire yaryaga segonderi muri interino, muhura mwese muvuye mu ngo. Kwishuri twabaga turi abanyeshuri 1000, bava mu ngo 1000 zirya inkoni 1000, sibyo, zikaraba amazi y'amariba 1000, naho numwe wakarabye iriba rimwe n'undi. None mugahura, iyo muhuye none mukarya inkoni imwe, mugakaraba amazi amwe, mugakubitwa inkoni zimwe, animatera akabyukiriza rimwe. Urabyumva? Twebwe twagiraga n'icyo bitaga guhata ibirayi n'ibitoki n'imyumbati, byose twarabihataga n'ibijumba. Kabagara akazi gato mu wa mbere, abo mu wa mbere no mu wa kabiri. Noneho hakabaho aho twitaga Mombasa. Iyo wakererwaga guhata, igihano iyo wageragayo, ikipe yabaga abantu 10, babiri banyuma mukamushinzwe gukora isuku yaho mwahatiye, mukabiyora mugashyira ku ngorofani, ukajyana hehe, aho twitaga Mombasa. Kandi Mombasa kugerayo wabaga uciye kuri kwidarapo. Iyo waga mwatsinze guhata, we wasurikaga igorofani, abandi bari kwidarapo direct yari kubabwira, bakaguseka. Abo mu wa gatatu no mu wa kane bo ntibahataga. Noneho ubwo mu gitondo twabaga twariye gute umuceri n'igikoma kirimo isukari nyinshi. Wabyishinga ushaka kumara umuceri n'igikoma icyarimwe, ugatinda ukagera guhata watinze. Wagerayo ugasanga bagupanze kugira gute kuza gutwara ibishingwe ibihatirwa, ubijyana Mombasa mu ngurube, no twahitaga. Noneho ubwo ugahita utangira algebra yo gushaka ingorofani nzima itarakutse ipine cyangwa ifite umukono ujegajega. Ubwo ivyo ni ako kanya bahita ugatangira gutekereza. Iyo wageraga wakerewe bahita ujya kurwanira ingorofani. Mu gihe abasindutse bajyaga kurwanira ibyuma, nabyo hari cyagimbye, hari gihata neza n'ikidahata neza. Ariko niba hari souvenir mbi Mombasa, noneho wakerewe ugaca imbere ya rasamburoma, abandi bose abatahase bakoze utundi turimo turyoshye, bageze kuri rasamburoma directeur ari kuvuga, nawe uri burasunika igorofani, yagupfiraho bakagusekera. Ubwo buzima rero twabanyemo segonderi, urumva ubwo buzima nta warindaga arangiza 6e atadaciye muri izo nzira. Iyo mirimo yose ukayicamo, kujya Mombasa bakakureba, ku meza bakakureba, mu kibuga bakakureba, mu muryango bakakureba, muri korale bakakureba. Abo bantu mwabyirukanye muri ubwo buzima nibo bagenda bahita binjira, kuko niho uburi gukurira ofete, ugaragaza ubumuntu bwawe n'ubunyamaswa bwawe, unareba n'ubwundi. Impamvu navuze ko abakobwa batamura, ari n'abakobwa twiganaga bataramera amabere. Noneho ya masoko ya mariba nakubwiye amazi yabo bogaga, ukabona umubiri we uteye ukuntu, cyangwa se wabo bari bamenyere kurya ibikoro, yarangiza agakaraba amazi yo mu kadobogo, mbese nta forume. Umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu mwese mukabona mwafashe forume zimwe, kuko murarya inkoni imwe, murabyukira rimwe, murakina bimwe. None umukobwa ukabona wa undi wari waje, abo twabaga baraje tubitabanyira bukaruka, ukabona aragenda tamuka kamureba ka uniform kakamubera, akagera ukamenya utera ipasi, ukamenya ukaraba 3 ku munsi, ukamenya nudakaraba, kuko hari n'abagendaga bavomeshaga nk'akabido, ukibaza ukuntu akabido kamukarabya amasaha 28. Ugahita byose abo bose, buri wese we afite amabanga yundi, kagenda umukarasa. Uko kumeza mwitwara, utarya igitoki, habaga ibitoki byinshi, utarya ubugari, ukunda inyama, utarya ibishyimbo, udahaga udahaga, ubirwanira, uza mbere ngo yarure byinshi, urya ibye n'iby'abandi, uwo basigira. So uwo muntu wumve ngo niho bundi burya adolescence, niho shape y'umuntu itangirira. Kuko mbere uri nyine uburi umwana uricishwa, ariko gufata umurongo
bitangira muri segonderi muri adolescence ukabona umuntu niko ayo mahitamo yose abantu bakagenda bacagura gutyo ukabona umuntu waruzi ko ari aho ntacyo ashoboye ariko yajya gukina handball ukabona atera amashoti mabi cyane ukabona umuntu waruzi ko ubona ari aho yajya muri korali ugasanga ijwi rirakaze ukabona umuntu yararaho kuri teatro ukagira ngo ni Sebanani urumva ubwo buzima buri wese abantu biganye segonderi buri wese abafite nk'ama image ngewe kubera ko mwibuka cyane nge mu mutwange harimo nk'ama image atari munsi ya 300 buri muntu nkaba namukumanukira yakundaga iki yambaraga atya yararagaha kugera ku mano ariko niba wenda ngewe nibuka 300 icyo nta muntu twiganye imyaka 6 udafite ama image 100 muri we y'abantu bize mu kigo ubu byaterwaga n'iki kwenteresa abo mwiga segisi imwe yego rimwe na rimwe bamenyaga abo mwiga segisi imwe cyangwa mu kina kimwe cyangwa mu bana muri muvomo imwe cyangwa mu ibintu nk'ibyo so rero abo ngabo ntabwo impamvu nabigize birebire nkahera muri psychology nuko na abantu bose si kuri twebwe si ngewe ngenyine abantu bose babajije inshuti nyanshuti bafite niza muri segonderi rimwe na rimwe n'abarimu banjye bo muri segonderi nabo baracyari inshuti zanjye ntegetswe nabo bategetswe dutegetswe gukundana including wa wundi wanzanye muri kano kazi waje kumvana mu rugo akanjyana mu itangazamakuru nawe yari umwarimu wanjye urumva yarambonye ati no ati ndabuze abanyamakuru b'igifaransa ati none wowe uraha ngaha gutyo bihita birangira na n'ubu nkihari na feri birarangiye none se icyo gihe wari ukurikije uko wari wiyize wari umuntu ukenewe icyo gihe ku kigo hari abana umuntu ukenewe reka tubanze turebe ubundi umuntu ukenewe ni muntu ki nk'uko Nzungu Gada bivuga Nzungu Gada ni umusaza w'umusaje ubushize yari yaje mu nzu y'ibitabo Summit muri Saint Famille muri Saint Paul kwa Dashima icyo gihe nabwo nari nagiye Kibungo guhura n'abana nuko bose bamaze gusaza ntawe ufite munsi ya 50 ariko twagiye kubonana n'abana biganye na madamu ariko nanjye ni nkaho nge nabigaga imbere so kuri ebyiri nagomba kujya kuri ebyiri nibwo inzu y'ibitabo yabaye nanjye nari nagiye Kibungo Nzungu yaje ntari Nzungu rero mu byo yigishije nageze aho nabwiye Dashima arabinshakira avugamo umuntu ukwiye rero kugira ngo nawe wenda cyangwa nawe wibaze cyangwa nanjye mbone kugusubiza umuntu ukwiye abantu bakwiye n'abantu barindwi according to Nzungu ni barindwi umunyabwenge umukire intwari umunyamwete mu byiza uwishakamo ibisubizo ubera abandi amahirwe uwa karindwi n'ukunda n'udaheranwa n'ibibi ubwo rero buri muntu tugenda umwereka w'ibyihutije tugenda umwe wa mbere umunyabwenge ariko si uvangura bufite bwawe wenyine ni umunyabwenge ushobora kubera abandi urumuri akabungura ubwenge nyine ntabwo ari ukubwihererana so ndiwe rero kuko nabaye n'umwarimu nk'abandi n'umunyamakuru kandi icyo gihe niba ushaka kumenya mu bwana bwanjye nayoboraga abaskuti na korali y'abagatolika so n'ibindi byinshi urumva ibyo ngibyo so umunyabwenge rero nuwo kugira ngo abere abandi urumuri hanyuma umukire nuwo kugira ngo ntabe umuzigo ku bandi kandi ahubwo afasha abandi kuva mu bibazo buryo umukire hari umukire wikiriye ku giti cye ariko hari n'ukirira abandi umuntu ukenewe rero n'ukirira n'abandi agatanga akazi agafasha akagurira abantu twa mitiweli cyangwa akagurira abantu dukayi cyangwa na ka minerval pourquoi pas urumva uwo nawe arakenewe pana umukire ukinagaza abandi cyangwa umukire wikunda ukandagira isaka yumvisha yose we ni nkirabuhere umukire kwitwa umukire ni ukuvuga ngo abantu bangana batya bariho kubera nge yego nahaye kanaka kazi arahembwa dore abashije gushaka umugore ashinze urugo ruzima namutwerereye dore namuhaye akazi yubatse inzu ukicara ukavuga kanaka na kanaka ubuzima bwabo bwarahindutse kubera nge ngo niko gukira
aho ngaho ubukiza ugakira no ku mutima ukira ku mufuka no ku mutima ariko iyo ukandagira abandi ukira ku mufuka gusa imivumo ikuri inyuma ngahaha ngo daragwa ngo abonye ngo aciyeho amaherezo akazaba yahize ifaranga urarifite umufuka urakize umutima ntukize amaherezo azaba yahe kuba dukurikiye bakiri bato bashobora bene waribwa n'imbwa cyagapfa yiyahuye ukize abantu bakuvumagirira iyo mivumo se wazayikira ariko nawe ubwawe wakwiyahura kuko mu mutima ntubugize sinzi hari buretse gatoya ari umugabo wigeze kuba akomeye manza yari afite na banke noneho tujya ahantu yari aziranye na bamwe muri twe njye ntabwo twari tuziranye agategeka abantu kunywa Heineken urumva noneho bamwe muri twe njye nanywaga Mitsingi n'undi mugenzi wa nyanywa Amstel wa mugabo akavuga ariko se ngo turi kunywa ubuto ngo mwe mukakomeza kunywa amamesa Amstel na Mitsingi yabyita amamesa kuko Heineken yari y'umuntu ukomeye muri za 2 Heineken urabyumva ariko we agashaka abari nawe ayitumenyereze kandi twebwe dufite izacu twahisemo umwe Amstel nanjye Mitsingi ati mwe nama akakomeza avuga kwegose abagabo bite byabo niko ngo ngewe rero ngo ndishyura ubuto ngo abanywa amamesa biyishyurire kandi twari dufite ayacu akomeza yigira atyo umuntu aza kumwongorera nawe amubwira abo turibo ahindura imvugo urabona ngo afete ngo yatangiye ikiganiro ngo sibyora wawe undi avuga ko ari kunywa amamesa akaba afataho reference ariko yagize amahirwe nyine uwo muntu aramukosora nyine urumva yari yaduhindiye ibyatsi kandi bakoreraga yacu nta wamusaba akazi nta nusaba inguzanyo muri banke ye datwe dufite ayacu cyane icyo za 2 n'inzoga zabaga zihendutse yari make cyane nuko uwo nguwo urumva ko ntabwo yari umukire wavuga ngo yari sinavuga ngo yari umukire wo mu ruhe rwego ariko byaje no kurangira nabi ukuntu hanyuma rero undi wa gatatu ukenewe intwari nayo urabizi kwiberaho abandi intwari ivana abantu mu bibazo itanga urumuri uwa kane according to Nzungu Gadi ni umunyamwete mu byiza umunyamwete muki mu byiza niba uri gukora neza shishikara ubwo umunyamwete mu bibi ntarimo n'umunebwe mu byiza ntarimo umunyamwete mu byiza shishikara niba uri gukora neza kora amasaha 20 uko bimeze ariko wikora 20 utega wambura abagora amasakoje uri umunyamwete mu bibi wishishikara usenya imihanda uri kugenda uteruraho twatuno dupfundikiye ruhurura ujya kutindisha toilette cyangwa ujye tugurisha uwo ni umunyamwete mu byiza niwe muntu wa kane ukenewe hanyuma uwa gatanu n'uwishakamo ibisubizo wishakamo ibisubizo igihe cyose ntugombere ngo paka kanaka nanjye nakabaye nishakamo ibisubizo ntawe igihe udahari nkakora igihe kamera yawe idahari nkakora ariko n'ubundi nabyo ariko nanjye nkora bari kwishakamo ibisubizo ibi nabyo ni ibisubizo hano nawe wishatsemo ibisubizo cyo kuvuga ngo nimba kamera idahari sinkicare ahubwo njye mite cyangwa se niba mainstream impaye akanya nyaruka hanyuma uwa gatandatu nubera abandi amahirwe kubaho kwawe bikaba amahirwe y'abandi uwo ni wa wundi nyine wa wundi washinze ishuri abana bakiga abo ngabo n'abantu bakomeye cyane buriya ntago tujya tubaha umwanya gushinga ishuri wewe wararangije kwiga ariko ugatekereza abakiri inyuma undi ari gutekereza gushinga gereza gereza zaba ari iza leta umuntu ushinga ishuri umuntu kaka wa mugabo wahimbye umuhanda bera abandi amahirwe uzi ukuntu abamotari bamuvuga iyo bavuga ukuntu bagendaga basunika umunyonzi nta kujyana umuzigo hari ibiratarenza urabyumva abagenzi aho bishyuraga 5 bari kwishyura 5 yababereye amahirwe urumva rangira abantu akazi sivyo
tangira abana akazi ukabera abandi amahirwe. Hanyuma rero uwa karindwi ni umuntu udaheranwa n'ibibi cyane rwose. Uyu ni umuntu ukomeye cyane. Ubwo abiyahura ntibarimo, n'abiyahuza inzoga ntabwo, n'abibiyobyabwenge oya, kucyeranwa n'ibibi. Ibibi tubana nabyo. Nzungu hari ahantu yageze aravuga ngo yavuze ngo ikira ngo ubwenge n'ubwugamo bwa nyirabwo buragutwikira. Buragutwikira. So ni ukuvuga ngo rero ibibi ntushobora kubaho udahura n'ibibi. N'imvura yije wari wanitse amasaka ni ikibi, ariko ntikiguherane. Yanure uze kuyanika izuba rivuye. Ntuza tuvuge numva ku mihanda ngo barahakinga ngo bagira gute. Ibi bitubana nabyo, ariko icy'ingenzi nuko wirinda ko biguherana. Ubu niwe muntu ukenewe rero. Abatavuzwe muri abo nkuko Nzungu abivuga, ubwo twabashakira ahandi bari, ariko nabadakenewe. Yego. Abajura ntibarimo, abyumva. Abanyarugomo ntibarimo, urumva. Indyamirizi ntizirimo, indyarya ntizirimo. Hanyuma rero ubundi wabibonye ukuntu atangira avuga ngo ibyo umuntu akeneye by'ingenzi bikubiyemo ibindi byinshi: ubwenge, imico myiza, n'iki, n'amagara mazima. Aho rero niho hagoye. Buri wese ni igipimo yakobye kwibaza. Ufite ubwenge, ubwenge bwo urabufite, ariko ukagira imico myiza ibera abandi urugero, nyine kwa kundi abantu batakuvumagirira. Hanyuma ukagira n'amagara mazima. Amagara mazima rero nayo ni yayandi urabizi: kunywa amazi, ka siporo, imboga, imbuto, inshuti nzima. Inshuti nzima, urya inshuti mbi zigutera amagara atari mazima. None iyo uhora n'umunkanyari yasabye ko tugomba ayinya guseka. Guseka nibura inshuro 14 ku munsi. Bob kwari nyinshi subona. Oya, guseka ngo bivura indwara, bikumira indwara. Guseka inshuro 14 ku munsi, no kuruhuka amasaha 60 mu cyumweru. Ubu si inshuro 18 wabuseka iki? Wabuseka iki? Kugisubana n'abatagusetsa. Ugomba gukarya environment zitumuseka. Wiri uryamye ntago wakwisekera, ntago wasekera mu buriri. Cyokora uri kureba YouTube waseka. Ariko wagiye ku muhanda ntiwabura ikimusetsa. Wabura se moto de passa nabi. So nuvuga ngo avuga iyo ufite ubwenge n'imico myiza n'amagara mazima, bigusaba ugomba gukora neza, ugafungura neza, kurya neza, ukanaruhuka neza. Kurya neza ntabwo ari ukurya byinshi, ni ukurya indyo yuzuye irimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara, byose kuri equilibre. Kuruhuka rero ni amasaha 60 mu cyumweru, ubwo ni 8 n'igice ku munsi. Aya ngaya abayagira ni bake. Ese uhuye 8 n'igice ku munsi. Yego. Uhuye n'umuto cyangwa se n'abato bose badukurikiye hano, ukabagira inama kugira ngo bazasazana amagara mazima, bazasaze banezerewe, wabagira izihe nama? Nabarefera kuri Nzungu abizi kundusha. Ariko hari iby'ingenzi nyine: kwirinda amasituwasiyo gutera umujinya, kwirinda guheranwa n'ibibi ngo urakare izuba rikiva ririnde rirenga, sibyo? Kugira inshuti nzima zigira icyo zikungura mu bwonko, hanyuma kurya neza biringaniye, gukora ka siporo, kunywa amazi menshi nibura litiro n'igice ku munsi, kwirinda ibiyobyabwenge, inzoga mu rugero cyangwa ukazireka, itabu ukarireka. Ibyo byose ni ibintu ni byinshi. Ni byinshi, ariko nanone kuko ibyo ni ibintu nakwita ngo ne intrinsèque, bishobora ibyo gukumira, ibyo wakora ngo ukumire, ariko hari ibyo hanze yawe utapfa gukumira, ariko nabyo ushobora kwitwararika, kwirinda kwishora mu mahane, mu mirwano, mu biki, kwirinda guhemuka, sibyo? Kubanira neza n'abandi no kumenya guhitamo inshuti nzima, kirakomeye cyane. Inshuti mbi ishobora gutuma ugira ubuzima bubi rwose. So umuntu udakenewe rero, kugirira abandi akamaro. Umuntu udakenewe, umunebwe, ikigoryi, umutesi, umugome. Aho ugenda kuri kamwe ngo muki? Umunebwe,
ikigoryi umutesi umugome kamwe kamwe oya bino birajya gusa n'ibyantuza Jack Ma uriya wa Alibaba si urebuka ibintu yatubwiye ibintu twigeze kuvuga abantu batatu ugomba kuvana muri repertoire yawe umuntu w'urucantege umunyamaganya n'uwumva ko yagezeyo wagezeyo rero niwe munebwe urucantege nawe ni nk'umunebwe noneho uhoraganya abyumva abo bantu nuvuga ngo rero nuvuga ngo umunebwe ni wa muntu ibintu byose ubaho ntacyo akora kwa hanyuma ikigoryi cyo siribuka ukuntu yagisobanuye ariko nanone ni wa muntu uvuga nonsense tukana ku gasozi cyangwa se ukora ibitajyanye n'imyaka ye sibyo utazi kumanaginga inshuti dabo ese ni nk'umuntu wabonye ukamubona ukavuga ati uyu muntu ari gukora ibitajyanye n'imyaka ye yari afite nk'imyaka ingahe yakoze iki kugira ngo mvuge izina se uko yitwaye wowe wabonye uko yitwaye none se barahari benshi hari abantu bajya bambabaza cyane bambabare niba bahari umugabo wihakana umwana wo mu rugo rwe akavuga ngo muri aba bana uyu si uwanjye ntitaye ku myaka ye uwabaye ariko ko abantu bakuru ibyo bintu mubifata nk'ibyoroshye kandi abato batari ko babyumva abato gute ukiri muto wabyaye wenda nuko nta mwana iyo ukemera kubana na nyina abana be bita bawe nibyo biguha amahoro as long as the mother is your wife so rero wakabaye umesa kamwe aho kugira niba wihakanya abana ihakane na nyina kandi nyina umukunze kunda nabe rero n'abamuvuye mu nda ubwo iyo ni extreme ariko ibindi nari ngiye kuvuga hari abantu bahita bibona ariko reka ndebe ese ubundi umuntu wanga ababyeyi be umuntu usuzugura ababyeyi bugira ngo we burya kaba kabaye umuntu ndagacira ababyeyi be hari n'ibindi hari n'umuntu ushobora gukundwa ntabimenye cyane ntabiha agaciro nawe byagiye biba birimo bigenda abari kugana muri rino jambo oya ntabwo ari aho ariko nta kiba kigenda kabyite gutyo abandi bo hari n'abatashobora kubona ibibafitiye akamaro hari n'abatikunda noneho hari n'abatikunda akajya mu bintu muganga kubujije inzoga nibwo zongereye ngo stress ngitazakwica oya ariko muganga icyatubya bikwima nuko azi kuba ubuzima bwawe bubangamiwe kandi ugomba kwikunda kurusha abandi ngira ngo ni Voltaire wabivuze ejo nabwo Dashimwe yamuvuzeho Voltaire yavuze ngo Imana yaduhaye kado y'ubuzima so ubuzima ntabwo tubushakisha deja turiho ariko kubaho neza tugomba kubikorera nuko muganga yakubwiye ngo reka ikibeho neza ukabivuguruza hari ufite ikibazo tamiye oya ntabwo ari tamiye rwose ari ikibazo zana ndeba kanyuma umutesi ni babandi ni wa wundi uvuga ngo byararangiye dufite abasaza batunze amamiliyari ariko buri saa 3 atonda ku kazi noneho ahubwo ugasanga umuntu ugasanga hari uwabonye 5 akahita avuga ngo akazi nakarangije akajya gukina biyari afite 5 kandi uwinjije miliyoni ageza saa 3 akiruka ku ifaranga ese umuntu ubona 5 akavuga ngo nageze iyo njya koko urumva atabadafite si umutesi se ni umutesi hari abamotari ageza abona abonye 7 cyangwa 8 mutaka yihundi agahita ajya kurya asusa n'udushyimbo na capati agakina biyari akajya kureba filime uwo ni umutesi nta limite niba nta limite uze twebwe buri sapfira mu kazi kandi ayingenzi ese wowe umbwira ngo ayingenzi ngewe nkubwira ngo ayingenzi ayibigaye gukora ibyibanze none se abonye 8,000 saa 6 agejeje saa 10 yapfira mu kazi
ibyo ntabwo kandi ubwo icyo ikibazo cye aba yireba wenda yabonye yamutunga we ku giti cye kandi twabonye ko umuntu ukenewe ari uwabasha kwitunga agasagurira n'abandi ubwo azazasagurira iki atarashobora kurenza isaha imwe nibura mu byo yakoraga abo barahari bumva rwose bati ayarahagije arahagije kuri wowe ariko se kubuzabyara mukecuru se wamuhereje agatenge yabonye isukari se cyangwa agaceri none se uhize ujya kuruka ngo narangije akazi urareba inda yawe urareba wowe ku giti cyawe nyamara hari abandi kayasindamo za mitsi hari abandi wakabereye amahirwe za mitsi gisa arayaye ariko wari uzi ko abasinda ari abakorera make burya umuntu ukora amafaranga menshi zabona umwanya wo guta mu kabari wabyumva umuntu urara mu kabari agakesha n'undi munsi agakesha benshi muri bariya ntayo baba bafite abantu bafite agafaranga bagira udukontwari iwabo mu ngo agahamagara inshuti bagasangira ni rimwe riherekejwe n'akaburushete basi bagataha uzarebe abantu bakesha mu kabari n'urusaku rwinshi muri bo uba yinjije 20,000 ku munsi bake cyo kora barimo bake hari abandi bantu baba bafite ubundi buryo babonyemo amafaranga ariko pratikoma umuntu ukora cyane ntabwo yabona umwanya wo gusesagura sibyo so hanyuma rero intwari bavugaga umugome impamvu twavuze umugome rero we noneho ntabwo akenewe wa wundi wangiza bimwe twavuze tuvuga umujura umugambanyi uwo ntakenewe muri society irangwa yimarira ikisi uwo ntabwo akenewe ko digita nzungu none icyo yavugaga intwari rero gusobanura intwari yavugaga ngo ikora ikiza ijijura benshi irokora benshi itsinda ipfa n'irari ayinya intwari byo biro ntabwo byoroshye gutsinda ipfa n'irari ayinya ikigoye ni iki muri byose oya kimweze ayinya ikigoye cyane ipfa n'irari ipfura rizi ipfa ni iki nk'ubu wenda nteruka nk'akanyama nkavuga amerwe ipfa ni nk'amerwe abakirogera babyita ifemba hanyuma irari ni muri za gahunda zindi hari n'ababyita ngo ni iruba intwari niyo mpamvu ari nkeya rero niho kubisa hagati mu kuva biranze intwari niyo mpamvu ari nkeya kuri utwo mu bindi byiciro abantu barahari pe ariko ariko ngo munsi y'umukandara yakunaniye ntabwo byashoboka aha niho benshi batsindirwa abagoye cyane se abanyabwenge barahari abakire barahari abanyamwete mu byiza barahari abishakamo ibisubizo barahari ababera abandi amahirwe barahari cyane abadaheranwa n'ibibi barahari cyane intwari n'imbarwa kubera utwo tuntu tubiri irari nipfa erega iyo tuvuze ipfa ubwo ni hahandi n'ubundi ni wa wundi unywa amacupa 5 akarenzaho burushete 3 buri munsi yagera yakongera kanarya imineti special ibiri mwibyo icyo ni ipfa none irari kanya uciyeho wese abo rero ni benshi numbaze ngo nababwiwe n'iki numbaze ngo nababwiwe n'iki nakohereza Cosmos nkohereze mu Migina nkohereze urebe uburyo amarogi muri Kigali yiyongera mu bwinshi no mu bwiza umurikire neza mu bwinshi no muki no mu bwiza mu bwinshi nukuvuga ngo quartier yabaga uyu mwaka muri statistique arabyerekana statistical yearbook aricyo bita accommodation and hospitality bavuga umubare w'amahoteli yavutse muri uwo mwaka n'amarogi akazamuka mu bwinshi mu makaritsiye yose za Rubavu za Muhanga Kigali sinakubwira mu bwiza rero iyo inzi itangira ubona ari mugongo wa Tembo irimo n'agasima cyangwa kasperisoro nyuma y'imyaka 2 ubona bahinduye igisenge irimo rangete n'amakaro iki kiba kikwerekana yuko harakora kandi hakorana nabande abanyerari ibyo rero nibyo bintu urumva ariko nyine buri muntu wese yakwikorera evaluation cyonze cyo vraiment ikitwa
ariko ntabwo aribyo biranga intwari yonyine. Yavuze ngo intwari ikora icyiza, irokora benshi, ijijura benshi, itsinda ipfa n'irari. Ibyo nibyo nzungu avuga biranga intwari. Ikora icyiza, kurokora benshi, kujijura benshi, no gutsinda ipfa n'irari. Utamutegera ku biryo cyangwa se utamutegera ku nda cyangwa se munsi y'inda. Aho ngaho umutega akahita ashibuka. Ubwo wari umunaniye nyine. biba bibunaniye. Reka dutahe rero. Benshi ni naho bagwa. Benshi naho ibyananiye benshi kabisa. Kugira ngo ukore urutonde benshi hari bahasigara. Benshi bahasigara pe. Sinkubeshye. Niko bimeze. Yego. Cyetse rero hari ikindi washakaga kubaza. Twasoreza ngaha kuri 40 ntibibaye. 40 iminota? Ntacyo regizo ni kuri 40 ya Nyamirambo. ngo naho ntawahabera intwari. Ayinya Matimba. Ayinya. Ega dutahe rero tuba tugomba kubagezaho ibiganiro buri munsi. Ibyo tutabaganirije uyu munsi muzabyumva ku munsi w'ejo cyangwa se ku mugoroba. Iki ngiki tubareke nacyo mu cyumve cyose ari igifute kitavangiye. Mureke tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha.